Ubutumwa mbafitiye data yambwiye ngo mbabwire ngo inzara irateye. Mani tugirire neza. Ndavuze ngo data yambwiye ngo mbabwire ngo hagiye gutera inzara. Kandi inzara igiye gutera ni inzara urakiyinzara amafaranga ntacyo azagufasha, ubutunzi wahonitse ntacyo buzagufasha. Data yambwiye ngo inzara irateye. Mani tugirire neza. Kandi izaba ari inzara ikomeye, izaba ari inzara igeze kuboroheje n'abakomeye, ni inzara iteye ubwoba ku muntu wese uzi icyo ashaka mu isi y'umwuka. Abikasikasi bagiye Iburasirazuba bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Ambwira ngo ubuhanuzi bugiye kurangira, Imana igiye guceceka. Mani tugirire neza. Irambwira ngo abahanuzi bagiye gusigara ngo bazaba bameze nk'inzogera. Message ku Burundi ni message mvuga mu mwanya muto cyane, message ivuga ku mugore wa Dawidi. Hagiye gusigara nk'abahanuzi birangira nk'inzogera, ni nka ziriya nzogera zirangira. Kuko abashumba bamaze kwimikinda imbere, Imana irambwira ngo mu nsengero byagezeyo, inzara yarahageze, intama zisigaye zijya mu rusengero zikaribwa mu rusengero, nk'abashumba nabo kurira intama mu rusengero bakazikubita bakazikomeretsa, nta bihumuriza bakigira. Imana irambwira ngo hagiye gutera inzara. Insengero nyinshi zirafunze hano mu Rwanda, ariko ntago arizo zifunze gusa, n'izindi zigiye gufungwa. None hahandi witaga hafi ubone hiyongereho ibindi birometero kugira ngo uge gusenga. Benshi mwaraguye kubera ko ngo insengero zirafunze. Ari igihe cyo gushaka Uwiteka bikishoboka kwabonwa. Mu mwambaza kiri bugufi, data yambwiye ngo munga Satani nawe azabahunga, ariko mwegera Uwiteka. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze UMUSARABA TV, reka tubasuze kandi turamutse mwese mudukunda kandi mwakwikira bigano byose tunyuzaho. Neza y'Imana rero nibaye namwe kandi umugisha w'Imana bo mu ndetse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muhereremo mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye, mukamwumva urimi turi kuvuga muri kano kanya. Tubasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Ndi kumwe na mama w'amahanga niwe tugiye kubana muri kano kanya. Reka tumusabe adusuhuze kandi tumanze tunamwakire mu izina rya Yesu. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibampera umugisha no kuri. Nanjye nishimiye kubana namwe ku UMUSARABA TV. Amakuru cy'imeze? Makuru ni meza, ndashimira Imana ko yabanye nanjye mu bihe byari bikomeye by'uburwayi, ariko ndashima Yesu ko aracyakiza, aracyakora imirimo n'ibitangaza, kandi nshimye Yesu ko namwe yabazigamye twongera guhurira kuri kamera muri amahoro. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Urumva atoye akabaraga bimeze neza? Meze neza. Urabona kamurari kagarutse. Murari yagarutse. Buriya Satani aragambira agakora, ariko ntabwo asohoza kuko nta bubasha dufiteho. Yaraneshejwe, ararwana ntaganesha. Imana ishimwe yuko yakwimanye ikudusuje uri muzima. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nkunda kuvuga ngo abarwara bose ntago ariko bakira, hashimwe Yesu wagukijije. Amen, amen. Twishimiye kongera kubana nawe kuri uyu munsi. Rero reka tugusane noneho usuze nawe duteze amatwi muri kano kanya. Murakoze cyane. Reka mbayambire mwese cyane yambo bakunzi UMUSARABA TV, bakunzi ba mama w'amahanga,
mwese yambi cyane abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari Uganda, mu bihugu byinshi bitandukanye bya Afrika, abari ku mugabane w'Uburayi. Mu by'ukuri mwese ndabakunda, mboneraho ngira abantu b'inkoramutima, ariko mwese muri benshi ndabakunda cyane. Reka nsuze Pastor Isirone n'umuryango we abari USA. Reka nsuze niyo buhungiro Aloni ari muri Canada, n'abandi mwese ndabakunda. Didas Burundi na Delphine Bosco, Esperance, Angele, mwese ndabakunda. Reka nsuze Valentine, abasirikare ba Kristo mwese ndabayambiriye cyane. Nukuri mwese aho muherereye, abari muri Mozambique na Zambia, mwese mwumve ko nshuti zanjye mwese abo bumva ururimi, nukuri narimba kumbuye cyane kandi ndabakunda. Yesu akandusha, umwami Imana duhana umugisha mwese. Amen. Twishimiye kwa nawe rero kandi natwe turagukunda kandi hano ugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Pastor Isirone ushobora kuba afite icyo avuze kuri we cyane. Pastor Isirone afite icyo avuze cyane kuri nje mu rugendo navuga ngo mwisi y'umwuka, mufata w'icyitegererezo cyane. N'umupapa mukuru akuze, haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Afite imyaka irenga 80, ariko aracyavuga Imana, aracyavuga ubutumwa bwiza. Rero nukuri mufatiraho icyitegererezo cyane, ndamukunda cyane, arabyumve. Yego natwe tumva uburyo umuvugamo natwe kugenda mudukundisha. Nizeye ko byagendaga ariko n'ahandi biragenda. Turashima Imana yandinze kandindira n'umuryango. abari byinshi Satani yagiye adutega, ariko hashimwe Yesu turwanirira. Turacyariho, turashima Uwiteka. Turishimye kandi turanezerewe kuba Imana iduhaye umunsi kugira ngo nawo tugire icyo dukoramo Imana, kuko namenye yuko ibintu dukorera mu isi ari izaduherekeza. Reka twinjire mu kanya k'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tugiye gusaba usenge Imana, ubundi ukumva kuyobora uri bugende uko nguko. Ni karibu. Amen. Murakoze cyane. Reka dufatanye nawe ukurikiye Umusaraba TV, unyemerere duce bugufi dushime Uwiteka kandi tumwinginge abane natwe mw'iki kiganiro. Data wa twese mwiza, byiringiro byacu bisima, wowe wabanye natwe mu bihe bikomeye ndetse mu byiza wabanye natwe. Data, ubana natwe Satani aturwanya, ariko uratuneshereza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimye, twe turacyahumeka uyu mwuka w'abazima. Abagiye bo ntibabasha gushima, kuko abatagifite uyu mwuka ahabo haba harangiye. Ariko turagushimye ko waturinze, urinda abapapa, urinda abamama, urinda abakobwa n'abasore, waturindiye abana batoya. Data, uhabwe icyubahiro. Izina ryawe Data niryubahwe munsi no mu ijuru. Wagize neza, watanze ingabo nyinshi, uratwimana Papa bikomeye, waratwimanye. Ndagushimye kongeye kwemera ko ngaruka imbere y'iyi kamera. Data, mvuga izina ryawe, nukuri hari benshi babivuyemo. Ngushimiye kubw'aba bose bacifite inyota yo kumva ubutumwa bwiza, bakurikiye Umusaraba TV. Zina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera mbonereho kukwinginga Papa, twebwe duciye bugufi, nushyirwe hejuru. Twatuye ibyaha byacu n'iby'abera, twatuye ibyaha byacu n'iby'abandi n'abakurikiye Umusaraba TV bose. Data, tutagutunganiye, turakwinginza amaraso
ya Yesu niyongere kutweza kandi adutunganya duhindura ibyaremwe bisha, maze mwami Imana tuguhendahende aya mazina wongere kuyandika mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze mubyeyi mwiza, nyemerera rero data mwinginge kandi kaze na karibu dutangiye iki kiganiro kugeza dusoje. Mwuka wawe wera naganze nategeke mu izina rya Yesu, naba umuyobozi mu izina rya Yesu. Tubahoze iki kirere, dufashe mirimo itavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera papa n'iki kiganiro bwoko bwawe bubohoke, bwoko bwawe data bugira aho bukurwa mu isi y'uyu mubiri ndetse n'iy'umwuka. Mwami abana bawe bakure bahaguke bagira ibyo bungukirwa mu iki kiganiro. Nyemerera ibyo wagambiriye gusohoza ku bwoko bwawe data ubisohoreshe umwete wawe. Nyemerera data usakaze mwami Imana aya majwi ubutumwa bugere mu mpande enye z'isi, bugire ibyo bwongera kurema mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera data mwiza kandi uhereze umugisha buri muntu wese ugiye kumva iki kiganiro akagisangiza benshi, zina ryawe rigahabwa icyubahiro. Umuhereze umugisha kandi data utagabanije, wawundi utongeraho umubabaro mu izina rya Yesu. Urakoze papa mwiza, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze byiringiro bizima. Turagushimiye, ngaho nuganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen, amen. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, nkunda kuvuga ngo nshuti z'umusaraba kubera ko umusaraba tuwubonamo inyungu, kandi inyungu zitari zimwe zo mu isi tubona zikagenda, ni inyungu zirambye, inyungu yitwa ubugingo buhoraho. Ya nyungu Yesu we yaje ahomba byinshi, arababazwa, arakubitwa, yambikwa ubusa, yambikwa ikizingo cy'amahwa, acerwa imisumari, amanikwa kuri uriya musaraba ariwo tuvuga. Niyo mpamvu tuvuga ngo nshuti bakundwa mu musaraba, nshuti bene data, nshuti z'umusaraba, reka mbabwire impamvu y'uyu musaraba kwari ukungira ngo njyewe nawe tubona ubugingo. Yarababajwe turababarirwa. Mana itugirire neza kandi kugirire neza wowe wemeye gukurikira Kristo. Mana y'amahoro ishimwe, musi mfite message zireba umukristo wese, zireba umuntu wese yaba ari aho ari hose, uri mu Rwanda, uri mu bihugu bitandukanye by'isi. Iyi message irakureba umuntu wese. Ndagira ngo nakubwire ngo iranareba umuntu wese waba utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kubera ko igihe cyawe nawe aba ari iki ngiki. Ahari umaze igihe kirekire uvuga ngo mbese nakirizwa he? Hari abantu bazi ko gukizwa ari ukwinjira mu idini runaka ukaba ukijijwe. Ntabwo gukizwa ari ukuba ubarizwa mu idini runaka gusa. Kugira adresse ni byiza, ariko gukizwa ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ni ukwemerera Mwuka Wera waje akakwemeza ko ibyo urimo ari bibi, ko watandukiriye cyangwa ibyo aho atari mu nzira, ukamwemerera ibyo akubwira ukabishira mu bikorwa, ugakurikira Kristo, ukagenda nk'uko yagendaga, ukareka ibyaha. Data aguha umugisha, wowe wahisemo iyo nzira, nawe uyihisemo uyu mwanya. Imana ikugirire neza cyane kandi mwahisemo neza, nta gihombo kirimo gukurikira Kristo. Rero ubutumwa mbafitiye, data yambwiye ngo mbabwire ngo inzara irateye. Mari tugirire neza. Ndavuze ngo data yambwiye ngo mbabwire ngo hagiye gutera inzara, kandi inzara igiye gutera ni inzara utazaba ufite amafaranga menshi ngo ugende uhahe ibyo kurya
bibasha kugutunga, kubera ko iyi nzara amafaranga ntacyo azagufasha, ubutunzi wahonetse ntacyo buzagufasha. Data yambwiye ngo inzara irateye. Mana itugirire neza, kandi izaba ari inzara ikomeye, izaba ari inzara igeze kuboroheje n'abakomeye. Ni inzara iteye ubwoba ku muntu wese uzi icyo ashaka mu isi y'umwuka. Inzara ndi kuvuga ntabwo ari inzara y'ibiryo, y'ibishimo n'imyumbati, y'umuceri n'ibirayi. Ni inzara y'ijambo ry'Imana, ni inzara y'ubutumwa bwiza, ni inzara ibwira abantu guhinduka bakava mu byaha. Data yambwiye ngo inzara irateye. Data yambwiye ngo nkoresha aya magambo ari mu gitabo cya Amose ibice byawo 18. Nawe udukurikiye ndagira ngo nkubwire ngo aya magambo gifata Bibiliya uyasome, nibwo ubasha kuyumva ukayasobanukirwa, ugasoma ukumva icyo Imana yavuganaga nawe. Amose ibice byawo 18. Nyemerera uhagere hanyuma udufashe dusome ijambo ry'Imana, uhere ku murongo waho wa 11. Amose. Yego, muhanuzi Amose ni mu bahanuzi bato. Yego, ibice 8. Ni ibice 8. Amose 18. Uhere ku murongo wa 11. Amose ibice 8. Yego. Uhere ku murongo wa 11. Yego. Dore iminsi izaza, ngo dore iminsi izaza, ni ku Uwiteka Imana ivuga, ni ku Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, nzateza inzara mu gihugu. ntizaba ari inzara y'ibyo kurya, ntabwo izaba ari inzara y'ibyo kurya, cyangwa inyota yo gushaka amazi, cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kunywa, kumva amagambo y'Uwiteka. ngahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava mu nyanja imwe bajya mu yindi, kandi bazajarajara bava mu nyanja imwe bajya mu yindi. bazava ikasikasi bajya iburasirazuba, bazava ikasikasi bajya iburasirazuba. bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota, uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. dukomeze. Yego. abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe, ngo abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe, Dani we, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho, kandi ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho. nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. abo nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Bene data bakundwa, biratubwiye ngo inzara ntabwo ari ibiryo, si iy'amazi, ahubwo ni inzara y'ijambo ry'Imana. nimo Imana impa ubutumwa, yambwiye ngo inzara irateye, ndetse hamwe byaratangiye. ndayibaza ni iyi nzara izatera gute? kandi mu nsengero dufite abashumba ndetse bize za teoloji, mu nsengero dufite abahanuzi, mu nsengero dufite abapasitori n'ababishopu, mu nsengero. Imana irambwira ngo nibyo koko abo barahari, ariko abo ntibakibasha gutanga ubutumwa bwiza. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo abo bashumba bahari bazi gusoma umurongo umwe, bazi gusoma bya bindi babavugiramo ibyirari ry'imitima yanyu, basigaye basoma Bibiliya barangiza bakivuga, basigaye basoma Bibiliya aho gusobanurira abantu ubutumwa bwiza. akivuga ibigwi, akavuga iby'Imana ngo yamukoreye, akavuga uko yamwambise, akavuga aho yamukuye. asigaye ngo biyamamaza, ntabwo bakibasha kuvuga Imana. Bazize Imana nese ko hari abahanuzi kandi bahanura mu izina ryawe. Imana irambwira ngo uzagenda urebe bose abahanura. abenshi bahanura ibyirari ry'imitima yabo. Imana irambwira ngo ubuhanuzi bugiye kurangira. Imana igiye guceceka.
Mana itugirire neza. Irambwira ngo abahanuzi bagiye gusigara ngo bazaba bameze nk'inzogera zirangira zidafite impamvu. Yabaza ngo izi nzogera kubera iki ko inzogera ivuga ifite impamvu. Irambwira ngo uzarebe za nzogera batwara ku magare, bafite amagare afite inzogera barabizi, cyangwa amahone y'imodoka zanyu. Irambwira ngo imodoka ishobora kuba iparitse ukavuza ihoni, kandi iparitse nta kintu iri kukubwira, ari ihoni ivuzije gusa ukarivuza nta mpamvu. Irambwira ngo ririya gare naho ryaba riparitse ugakora ku nzogera, inzogera yavuga. Imana irambwira ngo abahanuzi bagiye kuvuga kubera ko bari mu buhanuzi, bazi ko ari abahanuzi, ariko Imana yaracecetse. Ujye ushaka umuntu ukubwiriza ubutumwa bwiza umubure, ushaka umuntu ukubwira ijambo ry'Imana umubure, ariko ubone babandi bakubwira ngo akira viza, akira imodoka, akira inzu nziza, abo ngabo uzababona, ariko nta muhanuzi w'ukuri uzabona ukubwiriza iby'ubwami bw'ijuru. Hagiye gusigara nk'abahanuzi birangira nk'inzogera, bavuga nka ya nzogera abakatolike barabizi, iriya nzogera bavuza kwa padiri, ubaye nawe ugiye ukayikoraho nta mpamvu, wayikoraho ikavuga. Ugiye akayikora isaha yo kuyikoraho itageze, n'ubundi yavuga kuriya yavugaga. Mana yambwiye ngo ubuhanuzi bugiye gusigaraho ni nka ziriya nzogera zirangira, kuko abashumba bamaze kwimika inda imbere. Imana irambwira ngo mu rusengero byagezeyo, inzara yarahageze, intama zisigaye zijya mu rusengero zikaribwa mu rusengero, nk'abashumba nabo kurira intama mu rusengero bakazikubita bakazikomeretsa, nta bihumuriza bakigira. Imana irambwira ngo ibyo yabirambiwe. Irambwira ngo ntacyo yavuze yenda kuvuga itavuze, nta na kimwe. Ibyanditswe byose birahari bisobanura iby'ibihe. Imana yambwiye ngo umuntu ugiye kubona Imana ni umuntu urayishakira muri iki gitabo, ni umuntu urasoma ubutumwa bwiza mu iki gitabo. Niyo mpamvu Bibiliya tubwiye ngo bazava mu burasirazuba bajye mu burengerazuba, bajye ikasikasi n'ikusi bajya gushaka Imana. Abantu batangiye kuba inzererezi zo mu madini, ava hajya kureba umuhanuzi runaka ashaka Imana, ariko yagerayo agasanga n'ibya bindi yahungaga n'ibyo asanzeyo. Imana itugirire neza. Ni igihe ko abantu bagiye kuzerera, abantu batazi gushaka Imana by'ukuri bagiye kuzerera bashaka Imana, ariko ntayo muzabona nimuva mu idini rimwe mu Imana muyishakisha umutima wanyu. Yambwiye ngo mwibuke ko imibiri yanyu ari isengero z'Umwuka Wera, hanyuma muyishakisha imitima yanyu, musome ijambo ry'Imana. Aha niho Data agiye kuvuganira namwe. Mana itugirire neza. Irambwira ngo abayishakana umwete bazayibona, ariko ntago abimuka bajya kureba umuhanuzi runaka, abimuka bajya kureba ubuhanuzi mu idini. Naho mugiye kuzerera mushaka Imana, uva kwicana ujya ku yindi, ushaka uwavuga Imana neza ukahasanga binda nini, babandi baguca amafaranga kugira ngo bagusengere. Imana irambwira ngo mugiye kuba inzererezi mushaka Imana. Irambwira ngo kiza nuko mumenya ko Imana ivugira mu ijambo ry'Imana, ibisigaye mugasenga. Mana itugirire neza. Mana y'amahoro itugirire neza. Hagiye gutera inzara, insengero nyinshi zirafunze hano mu Rwanda, ariko ntago arizo zifunze gusa, n'izindi zigiye gufungwa. None hahandi witaga hafi ubone hiyongereho ibindi birometero kugira ngo uge gusenga. Benshi mwaraguye kubera ko ngo insengero zirafunze, ariko ubone wowe wari umunzani wawe. Icyatumye ugwa nuko n'ubundi wari usanzwe udahagaze, wari uhagaze mu itorero utaririmo. Mana itugirire neza.
ntabwo wananiwe gusenga kuko bafunze urusengero, ahubwo n'umundi umutima wawe wari uhagaze, mbese akaguru kamwe gahara kandi kadahari. Mari tugirire neza rero, mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, kuko inzara yo iraje, kandi inzara uzashaka ijambo ry'Imana, ube washaka byibura n'ijwi ry'Imana, utatanga ubutunzi bwawe ngo bugurize ijwi ry'Imana. Mari tugirire neza ngo ubutunzi bwawe bwongere buguhe ibihe byiza byo gusenga mu gihe wowe utabyishakamo. Mari tugirire neza Data wo mu ijuru, abambika imbaraga kandi abasobanurire by'ukuri kurushaho icyo Imana ibashakaho. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni uko dusengera Data mu kuri no mu mwuka. Bibiliya tubwira ngo iki? Iratubwira mu gitabo muri cya Yakobo, gerayo Yakobo ibice byaho 2 bereka umurongo wa 14. Mana y'amahoro itugirire neza. Bene Data bakundwa, iki ni igihe wowe ubwawe ukwiye gushakisha Imana n'umutima wawe. Hera ku murongo wa 14 bice 2. Yego. Uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mbese bene Data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera? Ngo mbese bene Data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera? Niba umuntu avuga ko afite kwizera, nyamara akaba ari nta mirimo akora. Nyamara akaba ari nta mirimo ukora. Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Mbese uko kwizera kwawe cyangwa kwanje, Imana itugirire neza, kutagira imirimo kwabasha kugukiza? Cyangwa se hagira mwene Data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa? Ngo cyangwa hagira mwene Data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa, kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose. Ngo kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose. Maze umwe muri mwe akamubwira ati, genda amahoro ususuruke uhage. Genda amahoro ususuruke uhage, nyamara nta kintu umuhaye. Ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukeneye, byavuga iki? Ariko ntimumuhe ibyo umubiri ukeneye, byavuga iki? Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo. Uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo. Ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Ahari umuntu yazavuga ati, wehoho ufite kwizera, ngeweho mfite imirimo. Weho ufite kwizera, ariko ngewe mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo. Rekeraho. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Simbuka kuri Yakobo n'ubundi jya kuri 5 bice 5. Yego. Usoma umurongo umwe wa 16 gusa. Mwaturirane ibyaha byanyu, kandi musabirane, kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Aya niyo magambo turi busorezeho iyi message yo kuba Kristo. Mana y'amahoro ibahereza umugisha. Data wo mu ijuru yambwiye ngo ubu nibwo buryo bwo gusenga. Ibice 2 dusomye, Data yambwiye ngo uburyo mugiye gusengamo muri iki gihe cy'inzara, icyambere mugiye gushakisha Imana n'imirimo. Ushakisha Imana imirimo nicyo kizatuma ubona Imana. Ntabwo Imana uzayibona kuko wagiye mu idini runaka cyangwa kureba umuhanuzi runaka, ahubwo uzayibona muri mugenzi wawe muturanye aho wambaye ubusa, mugenzi wawe muturanye aho ushonje, mugenzi wawe muturanye aho ufite ikibazo urwaye wasuye
niwe ugiye gukora gushakisha Imana. Ntabwo uzashaka Imana utarabona n'isura, ahubwo uzayibona muri mugenzi wawe. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo bamwe azababwira ati burya cyagiye ndwaye mwaransuye, nambaye ubusa muranyambika, nshonje murangaburira. Arababwira ati Imana banje nimuze hano iburyo bwanjye. Ariko aravuga ngo abandi bazaza bavuga ngo twakoze imirimo n'ibitangaza mu izina ryawe, ariko ngo azababwira ngo sinigeze kubamenya. Rero haranira ko Yesu akumenya mu gihe nk'iki, kandi ubihamisha imirimo. Data wa mu ijuru aduhana umugisha. Yavuze ngo ni gute wakwerekana kwizera kutagira imirimo? Ntabwo gushobora kugaragara. Kwizera kwawe kuzagaragarira mu mirimo, niko uzagaragarisha ko ufite Kristo muri wowe. Kuko Yesu we yajyaga yigisha abantu, ariko akavuga ngo ntabwo bashobora gutaha amaramasa, ntabwo nabareka ngo mutahe. Akabwira ba Petero akababwira ati nimwe muri ubagaburire. Mana itugirire neza, mushake imirimo mu gihe nk'iki, mu gihe mushake Imana mushake n'imirimo izahamya kwizera kwanyu. Data avuze ngo iki? Aravuga icya kabiri, aravuga ngo mwaturirane ibyaha. Mwaturirane ibyaha. Bene data bakundwa, ageze kuri iki ngiki yambwiye ngo mu nsengero ntibagikaraba n'imyambaro yabo iranuka. Abantu mu nsengero ntibagikaraba ndetse n'imyambaro yabo iranuka. Data arambwira ngo mu nsengero zanjye habaye indiri y'amasega, habaye indiri y'abambuzi, habaye indiri y'abarozi, habaye hari impumyi, abantu uzi ntibakireba, abantu uzi ntibacyumva. Mwuka Wera yamaze kuhunga insengero kubera ko hari ntago mugikaraba, ntago mucyoga, ntago mukiyeza. Nta mwanya wo kwiyeza mugira umwanya wo kubyina no kwakira ibitangaza. Data yambwiye ngo nimukamuri batira inzu. Mana itugirire neza. Ariko abagiye gusenga mw'ibi bihe, Data avuze ngo iki? Aravuze ngo mwaturirane ibyaha. Biravuga ngo wiyita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma. Umuntu wiyita intungane ushobora kuba warigize igihangange ukumva ko utakwatura, kandi uri umunyabyaha. Nawe urabizi ko hari n'ibyo utinya gusohora mu mutima wawe unabwira Imana. Ariko Data aravuga ngo mwaturirane ibyaha. Yesu yaje azi neza ko turi abanyabyaha, nicyo cyatumye ayemera akaza kwiyambika ibyaha byacu akabyishyira ku mutwe, akavuga ati ngenda byemengeye kubapfira tubone ubugingo. Ubugingo buzava mu kwiyeza. Niho Yesu yatubwiye ngo muhore mwiteguye, kuko ntabwo muzi umunsi n'isaha. Kwitegura ni iki? Ni ukwiyeza umunsi ku wundi, segonda kurindi. Mana itugirire neza. Data yongera ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Ese usengana umwete cyangwa usenga usinzira, usenga wumva unaniwe, usenga wabonye umwanya? Mana itugirire neza. Iki ni igihe cyo gushaka Uwiteka bikishoboka kwabonwa. Mumwambaza akiri bugufi. Data yambwiye ngo munga Satani nawe azabahunga, ariko mwegera Uwiteka nawe azabegera. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Iyo niyo message narifite ku bakristo mwese aho muri. Reka ntange message ku Burundi. Ni message mvuga mu mwanya muto cyane, message ivuga ku mugore wa Dawidi. Uradusomera Samweli wa mbere ibice byaho 25 kugira ngo tubashe kumenya uyu muntu azaba arinde, azaba yitwara cye. Mana itugirire neza. Samweli wa mbere ibice 25 urasoma umurongo wa 32 ugeze ku wa 33 biraba bihagije. Data aduhana umugisha. Dawidi asubiza Abigayili ati, ngo Dawidi asubiza Abigayili ati, Uwiteka Imana wa yakohereje
guhura nanjye uyu munsi ishimwe. Uwiteka Imana wakohereje guhura nanjye uyu munsi ashimwe. Ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe. Ubwenge bwawe bushimwe nawe ushimwe. Kuko uyu munsi undinze kugibwaho urubanza rw'amaraso. Kuko uyu munsi undinze kugirwaho urubanza rw'amaraso. Kuba ari nje wihorera ubwanjye. Kuba ari nje wihorera ubwanjye. 3 na 4. Nukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isiraheli. Nukuri ndarahira Uwiteka Imana ya Isiraheli. Uhoraho yambujije kukugirira nabi. Uhoraho yambujije kugirira nabi. Iyaba utatebutse kunsanganira. Iyaba utatebutse kunsanganira. Bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe w'umuhungu mu bantu ba Bwajyaga gucya hadasigaye n'umwe mu bahungu bo mu bantu bana bari. Imana itugirire neza, Imana iguhereze umugisha. Mbere ndatsaba kundwa uyu mugore witwa Abigayeli ni ufasha cyangwa umugore umugabo witwaga Nabali. Nushaka kumenya inkuru yose usome ibya Nabali muri icyo gice cya 25. Nabali Bibiliya ivuga ngo ni umugabo w'ikigoryi, imwita ikigoryi. Ariko Abigayeli Bibiliya ivuga ngo ni umugore w'umunyabwenge w'umuhanga. Ndetse Abigayeli yari umugore w'umuhanuzi kuko yamenye neza ko Dawidi azaba umwami, nta muntu wabimubwiye. Mana itugirire neza. Rero ntago nshaka kukubwira inkuru ya Abigayeli yose, ndagira ngo uze kuyisomera. Ariko ibi birareba Dawidi n'undi muntu wese wishizemo ko azaba umugore wa Dawidi, kubera ko data yanyeretse ko abantu babibwiwe barenze 1, 2, 3. Ariko uyu niwe mugore wa Dawidi. Azaba ari umugore w'umuhanuzi, icyo ni kimwe. Azaba ari umugore w'umunyabwenge, azaba ari umugore uzi guca bugufi. Mana itugirire neza. Uyu azaba ari umugore uzakora ibwami, azaba hari nk'umwamikazi, ariko azakora nka Natani. Mu yandi magambo niwe uzajya abwira abantu b'ibwami amabanga y'ijuru. Mana itugirire neza. Azaba ari umugore uri mu mwuka w'Imana, data wo mu ijuru atugirire neza. Azaba ari umugore utuje, navuga ngo uzi Imana by'ukuri utabivangavanga. Uyu niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo hashimwe ubwenge bwawe, hashimwe Uwiteka, ariko hashimwe n'ubwenge bwawe, kuko utumye ntamena amaraso cyangwa nihorera. Uyu azabuza Dawidi iteka kugwa mu cyaha, kuko azajya amenya iby'Imana idashaka kuri Dawidi. Uwo niwe mugore wa Dawidi. Azaba afite imico yuzuye neza nk'iya Abigayeli. Mana y'amahoro ibampera umugisha. Shalom shalom. Nawe Imana y'amahoro iguha umugisha kandi urakoze ku butumwa bwiza utambukije. Ese tugana ku musozo nk'uko ubitubwiye, uyu mugore wa Dawidi utubwiye w'i Burundi uko azameze. Dawidi kugeza uyu munsi ni umusore cyangwa Dawidi ni umugabo. Ntabwo mvuze ngo ni umusore cyangwa ni umugabo, ariko ni umugabo nyine, kuko umuntu Imana yatoranije iteka aba ari umugabo, kandi umugabo wo gukora iby'ubutware. So Dawidi rero afite umugore Imana yamugeneye, ari we nguwo nyine Imana iri kuvuga. Ntago nzi izina rye, ariko arahari. Yes. Arahari. Kindi azaba ari umurundikazi. Icyo cyo reka ngisobanure, azaba ari umurundikazi. Yego. Uburyo wari ubisobanura wari umeze nk'aho hari abakobwa cyangwa se hari abagore bari kwirimbisha yenda kugira ngo bazabe umwe mu bagore ba Dawidi. Hari abagore, hari abakobwa n'abagore babwiwe ko bazaba abagore ba Dawidi cyangwa umugore wa Dawidi. Ariko kubera ko ba Dawidi ari benshi bari kwiyoberanya, navuga ngo babwiwe ko bazaba ba Dawidi. Ashobora kubikubwira bitewe n'inyungu ze afite, kandi wumva koko ko ari Dawidi. Ariko
mube maso kandi musengeshe data mu kuri no mu mwuka, mwisobanukirwe. Data afite abagabo banyu beza kandi batojwe bubaha Imana, rero mwigendera mu marangamutima. Benshi bituma bagendera no mu marangamutima bagahanura ubuhanuzi kuri Dawidi, bagendeye ku marangamutima rimwe bakavuga amazina cyangwa mbese bagahanura bijyanye n'ibiganiro bagiranye n'abo bantu. Ibyo byose birasobanutse. Reka tugushimire, tugane ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. Sinzi niba hari icyo wongeraho. Nyuma y'ibyo Imana iba yantumye nayo cyo mbafite cyo kongera. Murakoze. Yego, reka tugusabe rero tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko kandi turasoza utanga nimero za telefone kugira ngo abantu babe baguhamagara bifuza ko musengana cyangwa se bifuza no kugira ikindi bakubaza. Ikindi reka mbwire kandi abantu yuko abantu bagushaka bajya bakurikirana ibiganiro byawe kuri channel yitwa Bohoka Africa TV, bakajya kurikirana ibiganiro byawe. Ni kabiri nimero za telefone usenga Imana. Yego, murakoze cyane. Bajye kuri Bohoka Africa TV, ni channel tuzajya duhurira tuvuga ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro ibamera umugisha. Ushaka kuvugana na mama w'amahanga, urambona kuri 0783307336. Iyo ni nimero yanjye ya WhatsApp. Imana y'amahoro ibamera umugisha. Tugira na groupe abasirikare ba Kristo. Ushaka kubana natwe uratwandikira n'ubundi kuri 0739373670. Aho hose wabona mama w'amahanga. Reka dusenge, reka nkwinginge kandi wowe wumva ufite intambara z'ubuzima, wumva ufite inyanja uri koga y'ibibazo, wumva ufite imisozi miremire ubona uzenguruka ukagarukaho wari uri, nkwibutse ko Kristo ari we wenyine ushobora byose. Aracyateze amaboko avuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe musange aho ndi ndabaruhura. Nyemerera kwizera kwawe kuzamure dusengane iri sengesho. Ndagushimiye data mwiza, papa mwiza udukunda. Gushimiye ko abanye natwe mu iki kiganiro kuva dutangiye kugeza dusoze. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Yemerera uyu muntu ufite ikibazo, abo umupapa, abo umumama, abo umusore cyangwa umukobwa, baba abana batoya, mwami tubashize imbere yawe. Buri wese uramuzi, uramusobanukiwe. Watumenye tutaraba n'isoro mu nda zaba mama, nawe urabazi. Ndakwinginze imisozi, izi nyanja, ibibazo bari kugiye guhura nabyo by'ubuzima, nubikure ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Twakubonye ukiza uburwayi butandukanye, twakubonye utegeka abadayimoni bagahunga, twarakubonye utabara abantu, twarakubonye natwe udutabara, twarakubonye udukiza. Papa mwiza, naba babone kugira neza kwawe. Hereza kandi umugisha buri muntu wese wakuri iki kiganiro akagisoza kandi bakabagiye kugisangiza benshi. Mwami Imana mu mugisha utagabanije, turagushimiye mwami mwiza. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko ibi byose ubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mani gumugisha, reka tuzasubire ubutaha. Amen. Amarakoze.